Impyisi n'Imana. Impyisi yari hamwe n'izindi nyamaswa, maze irebye umurizo wayo isanga utameze nk'uw'izindi. Ako kanya ifata umugambi wo kuzajya kubaza Imana icyatumye yiha umurizo mubi kandi udasa n'uw'izindi nyamaswa. Nuko iryo joro ntiyasinzira, bucya yageze ku Mana. Irayibwira iti, Nyagasani, ntiwambwira impamvu yatumye umpa umurizo utameze nk'iyindi? Ese wabitewe n'iki? Nuko Imana irayisubiza iti, nyamara ndasanga naraguhaye umurizo ugukwiriye. Ariko rero ubwo utawishimiye ukaba ushaka kurutaho, ndabanza nguhe icyo ukora, maze nugaruka wagishoboye nguhindurire umurizo nguhe uwo wifuza. Nuko impyisi irabyemera, maze Imana ishaka igitsembetsembe cy'intama, iragifata ikizirika ku gahanga k'iyo mpyisi. Irayibwira iti, ngaho genda, ntukore kuri iki gitsembetsembe, uze kukinzanira nimugoroba. Nuko impyisi iragenda. Impumuro y'icyo gitsembetsembe iyitera ipfa, irenze umusozi wa mbere amerwa barayishe, ariko irihangana irakomeza. Igeze ku musozi wa kabiri ibitangiye kukirigata. Nuko ku musozi wa gatatu amerwa barayirembeje, itagishoboye kwihangana. Nuko irangije iribwira iti, hoshi, izina ry'ubupyisi rirakampama, urubwa ruruta ububwa. Ako kanya igitsembetsembe ikimirira bunguri. Nuko bigeze nimugoroba igaruka ku Mana isoni zayishe, yabuze uko yifata. Imana iyibonye irayibaza iti, cya gitsembetsembe kiri hehe? Impyisi irayisubiza iti, amerwe yanyishe n'inzara byanyishe, ngiye gupfa ndakirya. Nuko Imana iti, nuko rero ubwo wakiriye ntushobore kwihangana ngo ukigarure, wowe n'izindi mpyisi zose muzahorana iteka umurizo nk'uwo. Nuko impyisi itaha ityo, ntiyongera kubaza Imana iby'umurizo wayo, igumana uwo yari isanganywe. Imana iraguha ntimugura.